Mbega amakuru ababaje kandi ateye n'agahinda, n'ukuri birababaje. Mbega inkuru y'incamugongo yumvikanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Birababaza kubura uwo wakundaga, birababaza kubura umubyeyi wawe wakonyeje akakurera akakurera ugakura, akakwitaho, noneho ugeze igihe nacyo kumwitura ukumva avuye muri iyi si y'abazima. Birababaza kandi bigatera n'agahinda n'umubabaro. Ni ukuri, reka twese dukomeze twihanganishe umuhanzi Chris Easy. Muramuzi rero kuri ubu ngubu amakuru amaze kutugeraho aka kanya ni uko nyine uyu muhanzi yabuze umubyeyi wiwe yakundaga ku rwego rwo hejuru. Rero kuri ubu amakuru arimo aragenda ababaza abagiye batandukanye, ni uko umubyeyi w'umuhanzi Chris Easy yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 Kamena 2025, nk'uko itangazamakuru ryabihamirijwe na Junior Giti usanzwe arebera inyungu z'uyu muhanzi. Uyu mubyeyi yaramaze iminsi arwariye mu bitaro bya Nyarugenge, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 Kamena uyu mwaka wa 2025. Junior Giti yagize ati yaramaze iminsi arwaye, yewe na nijoro twavuganaga atubwira ko yumva ameze neza, mu gitondo ari butahe, ariko dutunguwe no kumva twakiriye inkuru y'uko yitabye Imana. Mu minsi ishize nibwo uyu muhanzi Chris Easy yatangiye kugaragara ari kumwe n'umubyeyi we kuri chaîne ya YouTube, baganira ku bintu bitandukanye, by'umwihariko bakajya no mu buzima bwite bw'imikurire y'uyu muhanzi. Uyu mubyeyi wari uherutse guhishura ko yihebeye indirimbo Inana y'umuhungu we yitabye Imana. Yaragize amahirwe yo kubona umuhungu we akabya inzozi zo kuba umuhanzi w'icyamamare mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu kiganiro bari baherutse gushyira hanze, uyu mubyeyi yabwiye Chris Easy ko urwibutso amufiteho kuva mu bwana ari umunsi yavutseho, kuko uwo munsi yavukanye umunaniro. Ati wavukanye inzara ikabije, bituma muganga kujyana mu mashini zita ku bana nubwo wari uruhinja, wavukanye amahane wanga kukajyamo, bituma muganga avuga ko nubwo wavukanye inzara ariko wavukanye imbaraga. Uyu mubyeyi kandi yakomeje avuga ko iteka iyo abonye umuhungu we amubonamo indwanyi yo mu buzima bikamwibutsa intambara yarwanye akivuka. Reka rero twese dukomeze twihanganishe nyine uyu muhanzi uri mu bihe bigoye byo kubura umubyeyi wiwe, ndetse tunihanganishe n'abandi bose bagiye batandukanye bakunda uyu muhanzi Chris Easy. Murumva ko ari mu bihe bigoye byo kubura umubyeyi we. Reka rero natwe dusereze hano n'aya makuru yacu twari twabateguriye. Murumva ko rero natwe tutameze neza, murumva ko natwe turi mu gahinda. Buriya kumva umuntu yabuze umubyeyi wiwe biba ari agahinda kandi ni umubabaro. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.